ugiye kurwana n'abagabo batatu muri ubu rugo niba kudushoboye mushiki wacu uzamujyana umurongore nayo n'intwaro tuzamutwara yewe ni gute umurwayi nkuriye umureke akaza kudusura yego ukamureka agakomeza akaza ako ngaro nawe majije kugwagura muse byarwaye iki yego gukomeza ukanamujyana nta soni ufite ni gute ubishuti n'umurwayi igicuri arwaye igicuri arenda gupfa uzi ko mukanya kuzana ivata nise mwamujyanye kwa muganga umujyana kwa muganga sinukiraje gusura wowe nyiri gusurwa wowe ugomba kumwijyana kwa muganga ujyana umuntu wawe kwa muganga ataguhara mwarura ahubwo biki muganga ariko ni muri kuvuga urwaye igicuri uri ubwo watangiye kuzana ivata hariya wamuzanye mu rugo kumara iki aritereraza ni ivata cyangwa n'ibindi byabaye ibiye bindi byabaye ni umukobwa ngo twamufashe ku ngufu kuva kazi nacu bamufotora ari gufatane ku ngufu ntago mwese nkibizeye erega si ngombwa ngo twizere menya ko ukundana n'ikirwayi uzi n'ibindi reka mbanze n'abari ibindi turabivugana nyuma ko sharwaye Risi z'amashuri z'amafu wibye bakuroze uri gucira amafu zisika Jene nyoko biranyice byangabo yifu imbisi ngonse nk'imashini wishari twisubire mu rugo tujye kwiganira kuri gahunda z'ubu ndakwenwe na nyoko jene n'ubukwe bwanira na nyoko noneho barakisha gisanzwe gifite tije mu mugongo none baragikubise bagitamika n'amafu kirahutse noneho nanjye sinabona n'umupfu igendera Shirira hano ni kare urisanga ubusisi wananiwe ariko nawe ntukandeteje ngo ukapfe ndananizwa n'iki cyangwa ugamba ararwanya kandi uri kwiyemera umukanyira wo wika hari ikibazo se wahita unamurira ka massage dore ko nanagakumbura umva amaco yindi ubwo se ni massage ukumbuye kandi naye ahubwo wowe ivugire ko bikumbuye nubwo nanjye bitabura gusa massage niyo y'ingenzi oyibye tubireke ahubwo se mu kazi byagendaga sha nabeshye ibindi ariko nta hantu bigenda neza nko mu kazi kanje ahubwo se ko mbona wanyitaruye sheri waje ukanyegera rekurwe ahubwo se ko nanjye nakurangaranye mwakiriza iki nyine njyewe urumva byo mbese utabwira ko wagize abashyitsi nawe ukabyiherera hoya nawe se wikabye ibintu nta byadanje ahubwo se ikintu uri cyane ahubwo se ibintu bya byose ni negative ntabwo bavuga ikintu cyiza ndenga rero ko wumva negative ari ikintu kibivuze sawa uyu nguyu bamwita kanje niko se kanje aho bimeze njye nitwa kanji ntabwo nitwa kanje byose ari kimwe harimo cyane ibyakaza kuri ndetse katari we bireba ratambwira mwakiriza iki ni mitsingi nini hari ikibimvuze se we ahubwo ari kwibaza buryo ki waba uyisabye yonyine sorry bro ntabwo ari ukubasuzugura nzanye na brushette ebyiri n'ikiraha we kakobwa ntabwo ari mu kabari wabizi neza ntangeraga ibyo ndabizi ko atari mu kabari no si igihenze mvuze muri ibyo mutatunga ni iki wowe ikibazo si icyo ngicyo wowe tugeze iwawe hari ikintu kimwe wakasanga ikibazo ndacyari mu rugo kandi turabarakora ariko ningira iwanjye nkajya kubayo byose uzajya ubihasanga si wowe uri kwiregura kuri ndetse wowe ko uri gutomboka kuri hambwa no gutomboka dareka nzi naye karenda kira ko cyankagira mu kadire byimbe kwagicucu kwawe ukumva ufitira mu mukero ko nacyo ufite akuse nawe ntabwo uri umusore wahakana ko umukobwa afite nya ikindi kandi cyongeye nawe nturi umukire ndabizi ko ntari ko amatsiko wumva uri muzima ntari muzima se urabona napfuye none utapfuye si yabonye abakobwa nawe wakurikiza amaso kuri ahubwo waranabateru nawe utereka nkurikize papa nishaka azakuramo sida ese ndi wakubwiye ko gutera abakobwa no kurwara sida bifite aho bihuriye nanjye tumye nibaza ngo nkurike nawe duhuye nose ubundi njye nawe turavuga ko naje kwisura mushiki wawe akaza ubyitura ubundi iyo mwumvisha abashyitsi muza mubitura hejuru cyangwa mujya kwiga jya kwiga se n'ibyobo bisa nabi ahubwo wowe uri ibisafuriya bigemurira ibyo byuma ndi umukobwa kujyagira igisaza cyanjye nkawe nabikinege kamera se tukibona kuri tv kaviyo nako nta muko gutukanira kwa sebuko umuki baye nkatakoro kwa dusuye utabu gutukanira kwande kwa sebuke gusa wowe sindi umukwe wawe ndi umukwe wa so wakimara ahubwo garase kari guti angaro iyo ufashe inzoga zose ukazinywa wumva utekereza kuki none ndazi zose njya mu nsigire ndawuti mu nzoga mu rugo njye se sinzi kama baganga gusigara kurye cyakwa cyakwa wowe hanga mu rugo ngabongera kwinukira umushyitsi turabipfa shu rataka ajya kuzikuzanira ku muhanda yego rata baby ndagukumbura ubanguke ngo mwa cyekwa cyakira aho itangiye gusomera gabo naso mufite ako gahungu ko numva njye nawe dufitanye beef ushaka kuzarongora mushiki wawe nana murongo kugira ngo ngorwe ninga nkawe ahubwo imbwa ni wowe utekereza kurongora mushiki wawe niyo yaba ari muri situation imeze gute cyangwa ugiye kurongorwa n'indi mbwa mugenzi wawe nginda nkandi
ndaje mpereke ko ntari musiramu we faya nguhingura sitori ivuga ngo abahungu b'inzuba barimbwa ugiye umva kubera iki ndorera ese undi uyu nguyu we yaje hano avuye Data nitwa Kanji Chris ni boyfriend wa Grace. Okay, hanyuma ukora iki Wihutira kumbaza akazi se buri akazi niko k'ingenzi cyangwa icyambere ni ukumenya. none se bro kuba tuziranye bizatunga mushiki wanjye uyu ni umukino rero n'igikarenzo bihara ntacyo abona ko ntacyo original wamwita Kanji Chris ngafite n'uruganda nanjye muri kaminuza nize ibintu bijyanye n'inganda ahubwo uruganda rwawe ni bwoko ki Rukora amafu bwoko ki kawunga cyangwa ubugari Kawunga rega nawe n'ubugari gusa urwanjye rukora kawunga gusa. uyasanga ko nayivuze nkina nkaba nunabiguje wogira uruganda Cyane. Okay, nakumvise wari amakazi ubwo se barwita gute mwumve ko turuzi Ntabwo turarwita izina. Kuki ni gute ubwanwa muri myaka 3 ukora utarabona izina gize amatsiko ahubwo mufite imashini zingahe Imwe ikobora ibigori n'indi bisya. bivuze ngo n'abantu basanzwe baraza mukabasera Cyane rwose muri izi quartier yose niho basheshe. none se wamaze kumva uruganda cyangwa n'icyuma gisa Nose icyo wita uruganda ni igiki. ni ikiwarehouse kirimo amamashini gifite na brand isohoka mu ruganda rwakorera ko bakibonye Akawunga gasohoke wanjye ko ni sangirifi. naho ugahita ubasabwe ni sanganje ko ubu nabahamagara abanyenganda ku murenge nawe watonda umurongo Nihitabira se bwaba ari ubwa mbere byitabiriye ahubwo wa mukobwa yagiye kuzana icyo kunywa hera. uzana amafaranga ajya kukikuzanira Ngo nyimaze iki se kandi bagiye kunzanira iki? reka mba nigire mu gikoro yakuretse gato waje bife nawe venye ngo mviye nkurira Yego go. umukuru wanjye se wamubo Umusugira amafaranga yo kurangura iki? Ubundi urugo ninde waruza amafaranga? hakwa gitsina kisanzwe ko mvugira agasuzuguro nyoko bamukopye so Baramumukopa se kandi bataranamubonye ni wabo ntahazi. nuko nawe gushaka kuruta so uraza ngo tukubona bituma batumwira kwangana Akoze ndamwirukanga nura n'uruhinja. none waje gukora iki muri uru rugo waje gufata irembo Naje kumusura. none iyo ugiye gusura abantu mwateguza ba bofure bawe ngo bakwakire Hako bofure muri mwebwe ninde tuziranye ko mbona mutarasa n'umugore wanjye wasanga muri nabaje. ariko nyakugura ijanja umugore ni kuvuga ni uwuhe menya yaranatanze nkwano sinabimenye Akoze mugenge nawe twemeranyije kubana iminsi ikaba yegereje. wongera ukaba n'umukene kugira ngo umutere dore uzamu batura umwira kwangana Hako rero kubatura numva byakubanye byiza cyane ari upanga kubatura. ahubwo ni kwirida kurwa rwacu barubatura mu kugira ngo icyo cyatuzi zahita dukirukangana wowe ibyo tubyihorere wa musore twese turi abajene umufite iyihe gahunda nyine urumva umuntu ufite akamashini gashyiriwe katunga umukobwa mwiza Ariko uzi amafaranga yinjiza. wese amafaranga dukonsoma muri uru rugo urayazi Sinshaka kuyamenya kuko njye nzatunga urugo rwanjye mwese nzabatunga. gatondekwa muri ruhurura y'amasa ninde ukubwira ngo uzadutunge None ko urugo rwanyu muri kuruvanga n'urwanjye hari urugo rutunga urundi. ihuri nta rutungo urundi turagira agatsandira muri urwo rugo akibaza gusaba amarari rwana Humura n'aba nusaba amarari azasaba iwacu ntabwo azagaruka muri urugo rwose ni ukuri. iyo ngingo y'imibereho niba ushaka kutwumvisha ko ufite amafaranga hanyuma se muramutse mutewe n'abajura cyangwa bicanye wamurwanire Ariko abo bicanye ku myaka ya 30 ufite wababonye he? ariko abanyenganda mugirana amashyari hari igihe wagirana nabo ibibazo bakagutera niyo mpamvu tugira ngo tumenye uyu mukuru wacu afite izihe mbaraga Hanyuma izo mbaraga numenya ko zifite cyangwa zifite bigende bite? ugiye kurwana n'abagabo batatu muri uru rugo nuramuka udushoboye mushiki wacu uzamujyana umurongore nta yindi nkwano tuzakwaka Rero njye mu bintu famille yanyishyuriye ni ukwiga gushaka amafaranga na business ntabwo yanyigishije taekwondo ata. Caesar Global Media, bringing the best to your screen, entertainment stories and more. ariko ngara ubu ni nkawe nk'umuntu uteganya kuba umugore ko nk'uko babivuga nk'imyaka yawe nk'uko nayo ibikutegeka ni gute umukita azagusura akamara iminota ingana gutegereje yakubuze nyambuze se ibyo nagiye gushaka nabibuze izo ko wazibuze nabibuze waba ufite amafaranga se wowe ntayagiye sinari kujya kugura ibyo ntafite none ni gute umurwayi nkuriye umureka akaza kudusura ego ukamureka agakomeza akaza ariko ngaro nawe majije kugwagura muse byarwaye ego ukomeza ukora mukigira nta soni ufite ni gute uri inshuti n'umurwayi igicuri ngwiki arwaye igicuri arenda gupfa uzi ko mu kanya kuzana ivata nise mwamujyanye kwa muganga kumujyana kwa muganga nuko yaje gusura wowe nyiri gusurwa wowe ugomba kumwijyana kwa muganga ujyana umurwayi kwa muganga atagwara amarura rugo wowe ko wowe urasa ngaro nibi cyambwiye yiba wowe uzi ko uriya muhungu afite abazimu uri muhungu igicukiro mugarugwera samba niki muganga ariko ni muri kuvuga
urwaye igicu uriya muhungu wawe watangiye kuzana ivatari yawe muzanye mu rugo kumara iki ariterura azana ivata cyangwa n'ibindi byabaye ibihe bindi byabaye ni umukobwa ngo twamufashe ku ngufu kuva kazi nacu bamufotora ari gufata hene ku ngufu ntabwo mwese ntibizi erega si ngombwa ngo twizere menya ko ukundana n'ikirwayi uzi n'ibindi reka mbanze nawe ibindi turabivugana God urwaye usize amashuri z'amafu wibye bakuroze uri gucira amafu zisika Jeni nyoko biranyishe byangabo yifu imbisi ngonse nk'imashini. wishari twisubire mu rugo tujye kwiganira kuri gahunda z'ubukwe Ndakwenwe na nyoko. Jeni n'ubukwe bwanira na nyoko. Gera z'iminsi girira kugomo. noneho barakisha gisanga gifite tije mu mugongo none baragikubise bagitamika n'amafu kirahutse noneho nanjye sinabona n'umupfu igendera Jesus.